ubushobozi gukora uyu murimo kugira ngo ijambo tugiye kuganira rizabashe kugera ahantu henshi hatandukanye. Kristo mwiza Elohim El Shaddai, turagushimye turaguhimbaza, gushimye neza yawe, urukundo rwawe umugambi wawe mwiza. Gushimiye ko watwimanye iminsi yose utambutse, warinze ubugingo ndetse nka mu mibiri yacu duhabwa ikibazo. Rero dusengera umwanya mwiza, umwanya w'ijambo ryawe, umwanya wo kugirwa neza nawe, umwanya tugiye kwamamazamo mwami niwo n'ibitangaza byawe. Ubane nanjye ubwiteho kandi ubengere ubwiza bwawe buguti buryo bumusibire n'inyuma. Mwana mwuka wera bahagarare kwigi kandi babwire kandi batubahera kugira ngo ijambo ryawe ribashe kugera kuri buri wese uryumva mu ndimi nyinshi zitandukanye. Urusheho kuherekeza ngo mwami abantu bawe kugira bahinduke bagaruke ku rufatiro bamenye ko ari wowe yera izima ryatswe nawe wazanye kumpana rero turinde ibitero byose bya satani mu izina rya Yesu Kristo. Wobana nanjye ndakuzinukize twari twirinde Yesu. Rero turanezerewe Imana yacu kuko ari umukozi w'umuhanga kandi ari umurengezi akaba n'umutabazi. Rero umwanya mwiza w'umugisha, umwanya wo kugendererwa kugira ngo turusheho kuganira ibijyanye n'iki gihe turimo dusohoyemo, kubera yuko abantu benshi ntabwo bari kumenya ibihe barimo, ntabwo bari gusobanukirwa iby'iminsi n'ibihe. Ariko Kristo yavuze neza yuko hahiriwe abantu bazarinda ibyo basigiwe kandi bakarushaho gukomeza gukiranuka. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rifite ukuri kuvuga ngo kuki abantu batemera ubumuga bafite. Kuki abantu batemera ubumuga bafite? Abantu benshi bafite ubumuga, bafite uburema butandukanye. Abantu benshi bari mu bihe bigoye kandi biruhije, ariko ntabwo bajya babasha kubyitaho wabisobanukirwe neza. Ariko iyaba buri muntu wese yamenyaga ibihari. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Mariko igice n'icya 2, turasoma umurongo wa 2 tugere ku murongo wa 5. Benshi bateranira aho buzura inzu barenga no mu miryango. Nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bari bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye n'aho ari, bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetsemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Twagerereza ijambo ry'Imana. Iki ni igihe Yesu Kristo yari ari kwigisha, ari mu nzu cyangwa ari mu rusengero, ari gukora imirimo n'ibitangaza. Abantu benshi mu bari bahari, abaturutse mu migana myinshi itandukanye, ngo baraza buzura inzu, ndetse no mu madirishya barahajya no mu muryango. Kubera ubwinshi bwabo n'urusaku rwari ruhari,
abandi bantu batari baje mbere bamenya amakuru y'uko Yesu Kristo arimo wigisha kandi akora ibintu bitangaza. Yesu Kristo wakoraga imirimo n'ibitangaza ari mu kubwiriza abantu ubutumwa bwiza Imana ise yari yaramuhaye, ngo kugira ngo abantu batungane beza imitima yabo, kugira ngo ubwo azaba agarutse aje gucyura umugeni, aje guhemba itorero, azasanga babizi. Hanyuma inkuru ya Yesu Kristo iramamara. Maze kwamamara, abantu bamenya ikirema cyari kimaze iminsi kirwaye. Ijambo ry'Imana ritubwiye imyaka cyari kimaze, ariko uko bigaragara yari amaze igihe kirekire. Muri icyo gihe kirekire ntabwo yigezaga, mbese ibyangombwa byose bagombaga kumutwara. Hanyuma abagabo bane ngo bazana ingobyi, abagabo bane bazana ingobyi, bamushyira mu ngobyi, hanyuma baramuheka. Haleluya. Rero aba bagabo bari bafite kwizera. Kiriya kirema gishobora kuba kitari cyarabimenye, kitanabyumvise, nta n'agaciro yari amaze kwiheba, yumva ko ubuzima bwamaze kumurangirana. Ariko abo bagabo bane bamenya amakuru. Bamaze kumenya amakuru, bahuza inama, bahuza umugambi mwiza, baravuga ati ko byamera rwose, uyu ni umurwayi, tugomba kumushyira Kristo, tugomba kumushyira Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo nawe amukize. Haleluya. Iyi minsi turimo abantu kwizera, ubufatanye, kwikorerana imitwaro byamaze kugabanuka. Abantu benshi basigaye bari ba nyamwigendaho. Abaririmbyi, nta muririmbyi ukimenya mugenzi we yarwaye. Abanyamasengesho nta kumenyana, ababwirizabutumwa bwiza nta kumenyana, abaturanyi nta kumenyana, abavandimwe nta kumenyana. Buri muntu wese yibereye mu buzima. Ariko iri jambo ritubwiye neza yuko abagabo bane bagize igitekerezo bagira uko bemera guheka. Bemera guheka uwari waravutse ari ikirema, bemera kumwizerera, baravuga bati uko byamera kose tugomba kumushyira Yesu Kristo kandi akamukiza. Ngo bamaze kumuheka, ngo baragenda bagera ku rusengero, ngo basanga urusengero rwuzuye, basanga no mu madirishya haruzuye, basanga mu muryango huzuye. Bareba uburyo bakinjiramo birabananira, ariko kuko bari bafite kwizera, baravuga bati kuko ayu ari ikirema kandi uburema bwe turabuzi, turabubona, ni twebwe ahora avuna, ni twebwe ahora arushya. Twebwe nk'abahetsi twamuhetse, twebwe nk'abanyamasengesho tumaze iminsi tumusengera, twebwe nk'abanyempano tumaze igihe turi ku karago dusenga, reka tujye indi nama. Ngo hanyuma bafata umwanzuro, baravuga bati reka dusambure hejuru. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo baramuzamura mu ngobyi. Bene data bavandimwe, ntabwo bacitse intege. Ibaze iyo nzu ntiyari iyabo,
kandi bagombaga kurira hejuru bakamenya neza haringaniye na Yesu. ubwo bagiye gutira ingazi cyangwa urwego, imaze kuzamura hejuru y'inzu umuntu uri mu ngobyi. Bene data bavandimwe, imitwaro mubona uko yaba iremereye kose, nimwemere muyikorere, kuko icyo nicyo tuzahemberwa, nicyo tuzambikirwa ikamba ry'ubugingo, nicyo kizatuma tugororerwa ko twitwaye neza. Hari imitwaro twemeye kwihangana. Yesu natubwire neza ngo hanyuma ngo baramuzamura barasakamura, ngo haringaniye na Yesu, ingobyi barayimanura, ngo haringaniye na Yesu. Haleluya. Abantu muri no minsi ntabwo bari kumenya haringaniye na Yesu, ntabwo bari kumenya, bari gushakisha mu madini atandukanye, mu masenga, mu mashyamba, akandi Kristo bashaka ari kumwe nawe. Haleluya. Kuko Yesu yaravuze ngo abantu nibamara kwihana, abantu nibatandukana n'ibyaha, kuko ibyaha bitandukanya umuntu n'Imana, ubwami bwanjye buzaba buri kumwe nawe. Yesu natubwire neza ngo Yesu agiye abona abantu bari hejuru basakambuye, ngo baravuga bati uko byamera kose jyewe abahetsi bane, ati ibyo bari budusabe byose baturihisha, bakavuga ngo aha hantu twasakambuye twongere tuhasakare tunaharihe, ati turemera kubyishyura. Ikiguzi cyose byasaba kugira ngo utakire wagitanga. Bene data bavandimwe, bakristo banyamasengesho babwiriza ubutumwa bwiza, ese icyatuma mwene so akizwa wagikora? Ese kumwiba ibyo kurya n'ibyo kunywa wakemera kujya gusengera? Iyi minsi turimo ni iminsi igoranye, abantu barasengera abandi kubera ibiguzi, abantu bari gucuruza impano bahawe, ariko ntabwo icyo gikwiriye. Igikwiriye ni ukugira ngo buri muntu wese yikorere umutwaro wa mugenzi we kandi nta kiguzi asabwe, kuko Kristo nicyo azaduhembera, nicyo azatubona. Hari abantu rero mwamaze guhabwa ingororano zanyu ubu izo mu ijuru muziganye, ntimuzitegere se? wowe usengera umuntu ugahabwa ibiguzi, umenye neza yuko ingororano zawe wamaze kuzakira. Ariko hahiriwe umuntu udacuruza impano ya Kristo yaherewe. Ijambo ryanambwiye ngo mwaherewe ubuntu, namwe mutangira uwundi. Rero shikama ume mu birindiro, niba ukiri mu birindiro ariko niba waramaze kubivamo, wongera ugarukira aho ngaho. Ngo maze Yesu Kristo akimara kubona icyo kirema kimugeze imbere, yaratekereje abona kwizera kw'abo bantu, bareba uburyo barebye aharinganiye na Yesu. Ntabwo bigize bajya mu bapfumu, ntabwo bigize bajya ahandi hantu henshi hatandukanye, ahubwo baravuze ngo kuko uyu nawe ari umwuzukuru wa Aburahamu, kuko uyu nawe akwiriye kubaturwa, yamara kubaturwa agahinduka umukozi. Kristo aravuga ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Kristo ntabwo abanza gukiza imibiri gusa, oya, ahubwo icyo aheraho ni ubugingo. Ubugingo bukabuzwa wo Kristo ntabwo yaje gushaka abazima, ahubwo yaje gushaka abarwayi, yaje gushaka ibisenzegeri, yaje gushaka indushyi n'abaremerewe, aje guhumura impumyi, kuko abantu benshi twari duhumye. Ariko Kristo arahaza aravuga ati
mwana wanjye ndakubabariye ibyaha byawe urabibabariwe. hanyuma uwari ikirema arakira, uwari ikirema aratangira aratambuka, uwari ikirema aratangira yitera hejuru. Yesu natugire neza. yewe wa mugabo we, yewe wa mugore we, yewe wa mukobwa we, nawe wa musore, yemwe rubyiruko, yemwe baririmbyi inanga abanyamasengesho, yemwe babwiriza ubutumwa bwiza, ese nta burema waba ufite muri ino minsi ya nyuma? nta burema bwaba bwarakubase? abantu benshi muri kino gihe usanga bafite uburema, ugasanga bamwe bafite uburema bw'ubusinzi, abandi bafite uburema bw'ubusambanyi, abantu ugasanga bafite uburema bw'amagambo, abandi ugasanga bafite uburema bwo guteranya, abandi ugasanga bafite uburema bw'ubuhanuzi bw'ibinyoma, abandi ugasanga bafite uburema bwinshi butandukanye ari amahugurwa, abandi ugasanga bagenda biyoberanya biyobanyisa, ugasanga abantu bafite uburema bwo kwakira ibiguzi ku mpano baherewe. yemwe bene data bavanye, yemwe narinze kubabwira ngo nimumenye uburema bwanyu, nimumara kumenya uburema bwanyu mwongere musange Kristo. kandi icya mbere ni ukumenya neza yuko urwaye. wamara kumenya yuko urwaye ukabwira Imana, ukabwira Kristo ngo ariko wenda, cyangwa ukabwira inshuti yawe ukayibwira ngo ariko genda simfite uko nigeze ahangaha, ariko mumfashe kugira ngo mubashe kunsunika, mubashe kunterura, mubashe kumpeka, kubera yuko uburema buransegereje, kubera yuko uburema burangoye. yewe mugabo wamenye uburema ufite, yewe mugore se wamenye uburema ufite, yewe wa mukobwa we n'umusore wamenye uburema ufite. ese ntabwo mwaba mufite uburema bwo kurara mu tubari? ese ntabwo mufite uburema bwo kurara muhagaze mu nzira? iyi minsi turimo iragoye, abantu benshi bafite uburema bwo kwambara ubusa, abantu bakambara ubusa ku karubanda, abantu bafite uburema bwo kwitandukanya n'ijambo ry'Imana, abari abanyamasengesho, abari ababwiriza ubutumwa bwiza, abari abanyempano. iyi minsi y'abagize uburema, bafite uburema bwinshi, ntabwo kibatandukanya n'abandi bose. ariko ndakwibutsaga, ugiriwe ubuntu bwo kumvira ijambo, wongere usubire ku rufatiro, wongere ubwire Kristo ngo Mana, ngo nkize ibyaha, nongere ngende nemye, nongere ngende namamaza kugaruka kwawe, kubera yuko ibyo bikwiye. yewe mwene data, jya utera intambwe ubwire Kristo ati noneho ndagarutse, nkize ubu burema bwose maranye iminsi, kuko niyo wagezaga, wongere usubire ku rufatiro. rero wowe ugira ubuntu bwo kumvira ijambo, ntusubizwe mu imbaraga kandi usubire ku rufatiro. reka twisengere Imana, twongere tubwire Imana ngo Mana, iri jambo ucuruze kugira ngo ndusheho kongera gukira uburema, nongere byo gusima nawe amazi wawe kwawe. data wa twese, Bana yacu bwite murengeze umutabazi, abura kuboneka mu byago no mu makuba, shimirwa amamara isura mu ijuru ryaremwe byose, uguhereze icyubahiro. yewe uri ndiho kandi uzahora witeka gito. erekeza iri jambo ryawe rero mwabigire kandi bikomeye, kugira ngo mwabari bakwiye umurongo, abatamenyaga ubumuga bwabo, abatamenyaga uburema bwabo, bongere ubashoboze kuganza kuko umwami mwiza. uherekeze iri jambo kandi urwane inama yo turi bitazi ganza kuko umwami mwiza Yesu Kristo wakoze. amen. shalom shalom.